ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abishimire. Tubahaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Dufite teme tugiye kuvugaho ku bw'uyu munsi ivuga ngo Imana ikoherereze marayika agukoreho. Imana mu buzima bwawe ikoherereze marayika agukoreho. Iyi teme, iyi ntego turayikomora mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 19, duhereye ku murongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ageze yicara munsi y'igiti cy'umworotemu, yisabira gupfa ati, Uwiteka, ndarambiwe. Icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umworotemu arasinzira. Asinziriye marayika araza amukoraho, aramubwira ati, byuka urye. Akanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego bwowe. Ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati, byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka, ararya, aranywa. Iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumayo. Amen. Imana ishimwe. Kuri iyo ntego niho tuyikomora muri iki gitabo cya mbere cy'Abami, kivuga iyi ntego ivuga ngo Imana itwoherereze marayika adukoreho, kuko nakora ku buzima bwawe amateka arahinduka. Nakora ku buzima bwawe urwaye, urakira gukira mu izina rya Yesu. Iyi ntego rero ifite imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga ngo umunsi umwe Eliya, ubwo yari avuye ku musozi w'i Karumeli, uyu mugabo Eliya afite amateka akomeye, ngo yari amaze kwica abahanuzi ubwo yari amaze kumanura umuriro ku musozi w'i Karumeli, ngo abantu bose bamaze kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ngo ariko ngo haza umugore witwa Yezebeli, ariwe wari umugore wa Ahabu. Arangije aravuga ati, ndahiye ubugingo bwanjye, ndahiye mu mana z'ibigirwamana, ngomba kukwica kuko nawe unyiciye abahanuzi. Imana iturenge, Imana idufashe. Naje gusanga shitani ntabwo itega umuntu udafite imbaraga. Shitani ntirwanya umuntu udafite imbaraga, ahubwo shitani irwanya umugabo wakoze ibikorwa bikomeye. Shitani irwanya umugore wakoze ibikorwa bigize ute bikomeye. Niyo mpamvu tugomba gukora ibikorwa by'indashyikirwa, ariko tugakomeza tukaba mu bwami bw'Imana. Nuko rero turi ku ntego ivuga ngo Uwiteka, Imana ishimwe, akoherereze marayika agukoreho, kuko nagukoraho urabasha kubyuka. Nagukoraho amateka arahinduka. Nagukoraho ibintu birajya mu buryo. Nagukoraho ibyari byaranze gukunda biraza gukunda mu izina rya Yesu. Nuko ngo Eliya afata umwanzuro wo kwiyahura kubera ubwoba yari agize bwa Yezebeli. Ngo amaze gufata umwanzuro ngo agenda urugendo rw'umunsi umwe, ngo ari mu ishyamba. Ngo ararugenda, ngo agezeyo ngo yari arimo yisabira gupfa, aravuga ngo icyampa nuko napfa. Ngo ageze munsi y'igiti cy'umworotemu, ngo icyo giti cyari igiti kibi cyane, ngo gifite amazizi mabi, ngo iyo yatonyanka ku muntu ngo byabaga birangiye yagombaga gupfa. Ngo araryama arasinzira. Ariko ni kugira ngo ngutangarize ijambo rikomeye ry'ubuhanuzi. Ntabwo Imana yapfa kukureka, ahubwo kuko Imana igufiteho umugambi, iragukurikirana kugeza igeze ku ntego yayo. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo Eliya Imana iramukurikirana, imaze kumukurikirana aryamye ngo munsi y'igiti cy'umworotemu. Niyo ya ntego niho twayikomora. Ngo Imana imwoherereza marayika amukoraho. Ngo amaze kumukoraho
umva amagambo yamubwiye, aramubwira ngo byukurye kandi unanywe. Ngo akangutse ngo asanga umutsima ngo n'agacuma karimo amazi. Ngo arangije ngo ararya ngo arangije arongera ariryamye. Imana idutabare, Imana iturengere cyane. Imana iduhe umutsima, iduhe n'amazi yo kunywa kugira ngo tubashe gukomeza urugendo, kuko urugendo ruracyari runini mwene data, urugendo ruracyari rurerure mwene data, urugendo ruracyakomeye mwene data. Nubwo hariho intambara zikomeye, nubwo ufite ibigeragezo bitandukanye, nubwo urimo wisabira gupfa muri uru rugendo, nubwo ufite ubwihebe bukomeye, nubwo ubona iminsi yakubanye mibi, ariko nguzaniye ijambo rikomeye rikubwira ngo Uwiteka akoherereze marayika agukora. Haleluya. Akohereze marayika agukoreho, kuko nagukoraho amateka arahinduka, nagukoraho ubuzima bwawe burahinduka, nagukoraho umuryango wawe uraba changed, ugira impinduka, kuko Uwiteka yagukozeho. Imana ishimwe. Noneho isi rimwe yamukozeho gusa, ngo ararya aranywa ariryamye. Ngo amaze kuryama, ngo marayika aragaruka bwa kabiri, ngo aramanuka amukoraho bwa kabiri, aramubwira ngo byukurye Eliya unanywe, kuko urugendo ari runini kandi rugikomeje. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero ngo ararya aranywa, ngo iyo nda ayigendera amajoro 40 n'amanywa 40. Iyo nda aririye aho ngaho. Ndi kugira ngo nkubwire ngo kwiriye kurya umutsima utera imbaraga, ukanywa no ku mazi y'ubugingo bwa Kristo, none ngo iyo nda ukayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, ukabasha kugera ku musozi w'Imana. Ngo iyo nda aragenda ngo agera ku musozi w'Imana wihorera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagusabye mwene data, komeza urugendo ushike ku musozi w'Imana. Ndagusabiye mushiki wanjye, komeza urugendo ushike ku musozi w'Imana. Ndagusabiye mwene data, ukomeza urugendo ushike ku musozi w'Imana, kuko nushika ku musozi w'Imana hazaza impinduka. Iyo umuntu ashitse ku musozi w'Imana ahahererwa amasezerano. Iyo umuntu ashitse ku musozi w'Imana ahahererwa misiyo y'ibintu agiye gukora bikomeye. Iyo umuntu ashitse ku musozi w'Imana akagumayo, abagabo bose bagumye mu masengesho babonye impinduka, abagabo bose bagumye mu masengesho babonye ibintu bikomeye. Ndagusabye ngo ugumeyo, wirinde kujahagurika, ugumeyo, kuko nugumayo amateka arahinduka. Mose yagiye ku musozi wa Sinayi, Bibiliya nikitubwira ngo agumayo, agumyeyo ngo azana amategeko 10, ngo azana ibisate 2 by'amategeko, kuko yari yagumye ku musozi w'Imana. Nta muntu wagumye ku musozi w'Imana ndavire yaho. Ndagusabye mwene data, muri iyi ntego yacu, Uwiteka akoherereze marayika agukora mu buzima bwawe. Uwiteka akohereze marayika agukoreho mu muryango wawe. Uwiteka akohereze marayika agukoreho mu bana bawe. Uwiteka akohereze marayika agukoreho muri famiye yawe yose. Uwiteka yohereze marayika abakoreho, ahindure karande z'imiryango zanyu. Nabakoraho uburwayi bwose burakira, nabakoraho aratigisa ibintu, aragira ibintu akoraho, amateka ahindukiye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Dushimye Imana kubwira ijambo duhaye. Turasoje, ariko Imana igumane natwe. Iyi mbuto yere, iyi mbuto igira imbaraga. Uwiteka, umuntu wese uzareba uzakurikira ubutumwa, Uwiteka akohereze marayika agukoreho mu izina rya Yesu. Mureke dusenge Imana. Nanone Imana turagushimiye, uri Imana ikomeye, uri Imana isumba byose. Nta yindi Imana iriho usibye wowe, ariko iri jambo rigira imbaraga, rigira imbaraga, rigira imbaraga, rigira imbaraga. Mana wohereze marayika adukoreho, kuko nadukoraho amateka arahinduka, nadukoraho ibintu biraba bishya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.